Bavandimwe bakunzi b'ikiganiro cyacu cyubaka ubuzima, ndabaramukije cyane nitwa Salama Niyonsenga, kandi nishimiye kongera kubana namwe uyu munsi mu kiganiro cyacu gisanzwe kibagezaho ubutumwa bubatera imbaraga, bubahumuriza kandi bubafasha gukomeza urugendo rugera ku ntsinzi mu buzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko yacu igira iti ntukemere ko abantu babi baguma mu buzima bwawe. Ni ubutumwa bukomeye cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi, kuko rimwe na rimwe abantu benshi barwana no kubaho mu buzima bwiza, ariko ababakikije bakabakura babasubiza inyuma. Hari igihe umuntu aba afite inzozi nziza, intego nziza ndetse n'umutima mwiza, ariko akaguma mu mubano umubabaza, umutesha agaciro cyangwa umusubiza inyuma. Uyu munsi rero turashaka kurebera hamwe impamvu ari ngombwa kwirinda abantu babi, uko wabamenya n'intambwe wafata kugira ngo urinde ubuzima bwawe, umutima wawe ndetse n'ejo hazaza hawe. Twihuse cyane icya mbere, menya ko abantu bose batagenewe kugumana nawe. Ikintu cya mbere tugomba gusobanukirwa ni uko abantu bose batagenewe kugumana natwe mu buzima bwacu bwose. Hari abantu Imana iduhuza nabo cyangwa ubuzima buduhuza nabo kugira ngo tubigireho amasomo runaka, ariko ibyo ntibivuze ko tugomba kugumana nabo natwe iteka. Ariko abaza bagutera imbaraga, bakagufasha gukura, bakagufasha kugera ku ntego zawe, ariko hari n'abandi baza bagukurura bagusubiza inyuma. Icyiza ukeneye rero, abantu beza ukeneye nabo bagufata amaboko, bakaguteza intambwe, bakagushyigikira, bakaguha n'ibitekerezo byiza. Rimwe na rimwe abantu baguma mu mibanire ibababaza kubera impamvu zitandukanye tugiye kurebera hamwe: gutinya kubabaza abandi, gutinya kuba bonyine, kubura icyizere cyo gutangira ubuzima bushya, kwiyumvisha ko bagomba kwihanganira byose. Ariko ukuri ni uko kubaha abandi ntibivuze kwiyanga cyangwa kwiyangiza ubuzima bwawe. Niba hari umuntu uhorana amagambo akubabaza, agutesha agaciro, agusuzugura cyangwa agushuka gukora ibibi, ni ngombwa gufata icyemezo cyo gushyira kure ubuzima bwawe kuri abo bantu. Icya kabiri, uko wamenya abantu babi mu buzima bwawe. Hari abantu benshi bibaza bati ni gute namenya ko umuntu ari mubi mu buzima bwanjye? Dore bimwe mu bimenyetso bikomeye. Icya mbere, guha imbaraga mbi. Hari abantu baguha imbaraga mbi zo gukora ibintu bibi. Iyo umuntu ahora akubwira amagambo aguca intege, akwereka ko udashoboye cyangwa inzozi zawe zidashoboka, uwo muntu ashobora kuba ari kugukurura mu buzima bubi bugusubiza inyuma. Abantu beza bagutera imbaraga, abantu babi baguca intege. Icya kabiri, banezezwa n'uko watsinzwe. Iyo umuntu adashobora kukwishimira intsinzi yawe cyangwa ikintu runaka wagezeho cyiza, ahubwo akishimira amakosa yawe cyangwa gutsindwa kwawe, uwo si umuntu mwiza, ni umuntu mubi mu buzima bwawe. Umuntu mwiza azishimira intambwe wateye. Icya gatatu, aguhoza mu makimbirane. Hari abantu bahora bashaka amakimbirane, ibibazo n'intonganya, aho bari hose nta mwuka mwiza uhari, ahubwo hari umwuka mubi. Niba ubona ko iyo uhuye n'uwo muntu runaka cyangwa inshuti yawe wumva ufite umunabi, umutima mubi cyangwa stress, bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu atari mwiza mu buzima bwawe. Icya kane, bakoresha urukundo nk'intwaro. Hari abantu bagukoresha, bashobora kukwereka ko igihe muri kumwe nyine ufite ikintu runaka ukunzwe cyangwa bagukeneye, nyamara ari inyungu bagukeneye, ariko bakakwitaza igihe utagifite icyo kintu runaka. Uwo mubano uba ushingiye ku nyungu, si urukundo nyarwo. Icya gatatu, impamvu ari ngombwa gushyira kure abantu babi. Hari abantu batekereza gukura umuntu mu buzima bwabo ari ubugome. Ntabwo ari ubugome kuba wakura umuntu mu buzima bwawe, ariko ni ngombwa, si ikosa. Rimwe na rimwe gushyira imbibi mu mibano cyangwa mu buzima bwawe n'umuntu runaka ni ikimenyetso cy'ubwenge n'urukundo wifitiye wowe ubwawe. Dore impamvu ari ngombwa. Icya mbere, kurinda amahoro yo mu mutima wawe. Amahoro mu mutima ni ingenzi cyane. Iyo uhora mu bantu baguhangayikisha, umutima wawe ntubasha kuruhuka. Iyo ubaye kure y'abantu babi ubona amahoro. Icya kabiri, kurinda inzozi zawe. Abantu babi bashobora kugusenyera inzozi zawe buhoro buhoro, bashobora kukwemeza ko udashoboye cyangwa se nta n'ikintu uzageraho. Ariko iyo ukikijwe n'abantu beza, bakugira inama nziza, bagutera imbaraga kandi bagufasha gukomeza urugendo mu buzima. Icya gatatu, kurinda icyizere cyawe. Iyo umuntu ahora agutesha agaciro buhoro buhoro, nawe utangira kumva ko nta gaciro ufite.
ariko ukuri ni uko uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana n'abantu, niyo mpamvu ugomba kurinda abantu babi ko baza mu buzima bwawe bagutesha agaciro. Icya kabiri, ntutinye kuba wenyine mu gihe gito. Abantu benshi baguma mu mubano mubi kubera gutinya kuba bonyine, ariko ukuri ni uko rimwe na rimwe kuba wenyine igihe gito ni byiza kuruta kuba mu bantu bagusenya. Icyo gihe uba ufite amahirwe yo kwitekerezaho, kwiyubaka, kwisana mu mutima, gutegura ejo hazaza hawe. Iyo ufite amahoro ushobora gutangira kuruhura ahantu heza, guhura n'abantu beza kandi kubakurura bakaza mu buzima bwawe kuko abantu babi baba bagiye. Icya gatanu, ko washyira imbibi mu mibano. Gushyira imbibi mu mubano ntibivuze gutukana cyangwa kwanga abantu, bisobanuye gusa guhitamo icyiza mu buzima bwawe. Dore zimwe mu ntambwe wafata. Emera uko uri. Icya mbere ni ukwemera uko uri. Mu mubano utari mwiza kuri wowe, abantu benshi barabizi ariko bakabihakana. Icya kabiri, kuba uko wiyumva. Rimwe na rimwe ni byiza kubwira umuntu uko wiyumva. Ushobora kumubwira ati hari ibintu bimbabaza ariko sindifuza mu buzima bwanjye, ndifuza ko bihinduka. Icya gatatu, fata icyemezo. Niba ibintu bidahinduka ushobora gufata icyemezo cyo kugabanya igihe mumarana cyangwa ugahagarika umubano burundu. Icyo cyemezo si ikintu cyoroshye ariko gishobora guhindura ubuzima bwawe. Icya gatandatu, hitamo abantu bakubaka mu buzima bwawe. Iyo uhisemo gushyira kure abantu babi uba ufunguye umuryango w'abantu beza mu buzima bwawe. Abantu beza bafite ibi bibaranga: barakubaka, barakwishimira, bagutera imbaraga, bagufasha gukura, bagufasha kuba umuntu mwiza. Abantu nk'abo batuma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza. Icya karindwi, wibuke ko nawe ufite agaciro. Hari abantu bemera kubabazwa n'abandi kubera ko bumva ko nta gaciro bafite, ariko wibuke ibi bikurikira: uri umuntu waremwe n'Imana, ubuzima bwawe bufite intego, inzozi zawe ni ingenzi, umutima wawe ugomba kurindwa. Ntukemere ko umuntu uwo ari we wese agusenya. Dusoza rero bavandimwe bakunzi b'ikiganiro cyacu, turangiza twibuke ko ubuzima ari urugendo kandi abantu badukikije bagira uruhare runini mu kumenya aho tugera. Niba ushaka amahoro, iterambere n'intsinzi mu buzima bwawe, ni ngombwa kurinda abantu babi mu buzima bwawe ko bahagera. Ntibivuze kubanga, ahubwo bisobanuye guhitamo ubuzima bwiza. Hitamo abantu bagutera imbaraga, hitamo abantu bagushyigikira, hitamo abantu bagufasha gukura. Kandi niba hari umuntu ugusenya aho kugufasha, ntukemere ko aguma mu buzima bwawe. Ndabashimiye cyane kuba mwakomeje kudukurikira mu kiganiro. Niba hari ubutumwa bwagufasha uyu munsi, ntuzibagirwe kubusangiza abandi kugira ngo nabo bubafashe. Nitwa Salama Niyonsenga, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha kandi ibahe amahoro yo mu mutima. Mukomeze, tuzongera ubutaha. Muramutse kandi mugire ibihe byiza.